We have been in a series tugize igihe turi twiga inyigisho zivuga of ngo Christmas for 3 years. For 3 weeks, I mean. inyigisho z'igihe cya Noheri. It was a good moment for us to go back and remember the redemptive plan of God. Byabaye ibihe byiza byo kongera kwibuka umupango w'Imana wo kuducungura. One of the projects that was made by God. Umupango Imana rero apanze ubwayo. By himself, he chose to make us his son. Ihitamo kugira umwana wayo. But as we remember Christmas, rero ubwo turi muri bihe bya Noheri, sometimes we go beyond just this moment. Rimwe na rimwe biba byiza turenze maso tukarenza ibihe bya Noheri And gusa. then we see the cross. Tukabona umusaraba. Last 3 weeks, ibyumweru bibiri bishize, we went through this series and it was a really good moment. twagize inyigisho nziza cyane kandi twagize ibihe But today I byiza. want you to open your Bible in the book of Isaiah 53, Ariko uyu munsi ndashaka ngo dutangire dusoma mu gitabo cya Yesaya ibice 53, where we are going maybe to talk more about this. and niho tuza kuba tuganira uyu munsi. For those who were here yesterday, Ku bari bari hano ejo, we had a good moment of talking about Isaiah chapter 9 again. twaganire kuri Yesaya ibice 9. I reminded you that Isaiah was in a moment of hopelessness, Nabibukije uburyo Yesaya yari mu bihe by'ubwihebe, distractions and the injustice in the country, hari hariho uburiganya mu gihugu, the moral decay everywhere. hari hariho imico mibi idakwiye mu gihugu. The country was destroyed from north to south. Igihugu cyari cyarasenyutse kuva mu majyaruguru kugera There mu were no majyepfo. hope in Nta that moment. byiringiro byari bigihari. The conflict and then also the promise of being taken captive for his people. Amasezerano n'ibyago no kujanwa ubunyage bw'abantu That biwabo. was the season of darkness. Nico gihe bari barimo c'umwijima. There were darkness in his mind, the darkness in the country. Mu gihugu hari umwijima, mu bitekerezo byabo hari umwijima. There were darkness in everywhere because they couldn't see the light beyond. Bari mu gihe cy'umwijima ahantu hose ko batashobora kubona umuco urenze aho bari bari. His prophecy from chapter 1 of book of Isaiah, Ubuhanuzi bwe uhereye mu gice cya mbere cya Yesaya, I reminded you, he started his prophecy by telling them, woe to you. yatangiye iby'ubuhanuzi bwe avuga ngo mubonye ishyano. So that was the only promise that we had. Woe to you. Niko yatangiye atanga iyo sezerano uvuga ngo mubonye ishyano. But in chapter 9, Ariko ageze mu gice cya 9, I think his eyes and the vision went beyond the war that he was able to see. ntekereza ko amaso yabashije kubona nyuma y'izo ntambara yabonaga yari arimo. That's what we shared yesterday. Aho niho twasomye ejo, By reminding you that tubibutsa ko this is the hope that we have now. ibi rero ari byo byiringiro dufite uyu munsi. The time of darkness, Ibihe by'umwijima, the time of despair, ibihe byo gucika intege, we know we never continue to be on and on. ntabwo bizahoraho. It's coming to its end. Bizagira iherezo. How? Bizagira iherezo gute? Then he said, Arangira ababwira ngo a child umwana is born for us. yatuvukiye. Hallelujah. Amen. The only hope, Ibyiringiro byonyine, the only light we can see, umucyo wonyine dushobora kubona, the only joy we can have in this ibyishimo time byonyine twatunga muri is iki that gihe, the child is nuko born hari for umwana us. watuvukiye. And it was 7 years before. 700 Harashize years. imyaka 700. Ibyo yabivuze mbere y'imyaka 700 ko Yesu But the avuka. hope of Israel, Ariko ibyiringiro the cyangwa hope se ibyiringiro bya the hope Isiraheli, for us, ibyiringiro the byacu hope for natwe, our families, ibyiringiro by'imiryango the hope yacu, for our children ibyiringiro by'abana bacu, was just the child is born for us. kwari uko ngo umwana yatuvukiye. Hallelujah. Amen. I don't know what you are going through now. Ntago nzi ibyo urimo uranyuramo uyu I don't munsi, know what the challenge that you have now. sinzi bikugoye muri iki But the gihe, simple message of Christmas ariko ijambo rimwe inkuru ya Noheri ukwiye gutahana is joy to you ni ibyishimo kuri wowe, and the joy for all ibyishimo ku bantu bose who are living in darkness, bari mu mwijima, hopelessness. bari mu kubura ibyiringiro, Jesus ariko Yesu was born for them. yavutse ku bwabo. Hallelujah. Amen. Jesus was born for you. Yesu yavutse ku bwabo. I know it's very hard to understand why we should be able to celebrate this baby boy who was born in a manger.
biragoye kumva impamvu abantu bakwiye kwizihiza umwana ukiri mutoya uvuka mu in a small village ahantu like Bethlehem mu mudugudu mutoya with a young teenager girl. avuka ku mukobwa ukiri muto cyane. And they are telling us this is the only hope we have. hanyuma bakakubwira ngo uyu nguyu niwe byiringiro byonyine ufite. But Isaiah went on and tell them who is going to be born is not just a baby. ariko Yesaya yakomeje arababwira ngo uzavuka ntago azaba ari umwana gusa. He reminded them he is a wonderful counselor for you. arabibutsa ngo azaba ari umujyanama mwiza. Hallelujah. Amen. He's not just a baby. ntago ari uruhinja gusa. But in a time that you are frustrated with the decision of your future, ariko mu gihe uzaba ugowe n'amahitamo y'ejo hawe hazaza, when you are confused, igihe uzaba udasobanukiwe when ibikubaho, you don't see your future ahead, igihe utabona neza there is ejo a wonderful hazaza, counselor who knows hari everything, umujyanama mwiza uzi byose, who has the wisdom, ufite ubwenge, who knows everything. uzi byose. He was born for you. yavutse ku bwawe, Don't be confused. ntukagire Wonderful ibikugora. counselor was born. umujyanama mwiza yaravutse. Hallelujah. Amen. He has the wisdom. afite He knows ubwenge, everything. azi byose, He's with you. ari kumwe nawe. Don't trust your knowledge. ntukizere Don't trust your iby'ubwenge wisdom. bwawe, ntukizere iby'ubwenge As you bwawe. make small and big decisions, ubwo uzagenda ufata amahitamo yabo ku There bibazo is a bito cyangwa wonderful binini, counselor. byavuga ko hari umujyanama mwiza. that was the first name of the baby who was iryo born. ni ryo zina rya mbere Yesaya yise urwo ruhinja rwari I'm not rwavutse. alone, Bavuga ngo ntabwo ndi njyenyine, even though I don't understand the future, nubwo hari ibyo ndasobanukiwe by'ejo but I hazaza, have one who knows everything. ariko nzi cyangwa se I may ntuzi not have byose. such a wonderful wisdom, ushobora kuba ntari umunyabwenge but I have uhanitse, Jesus who knows ariko everything. mfite Yesu uzi He's the byose. wonderful counselor. ni umujyanama mwiza. Maybe you have argument and a conflict in your family. ahari ufite ibyo utumvikana n'abo mu muryango wawe. There is so many problems in your family. hari ibitagenda byinshi You mu don't know muryango how to wawe. raise up your children. ukaba utazi uburyo bwo kurera abana bawe. You don't know how to communicate to your spouse. ukaba utazi uburyo uganiriza uwo Can mwashakanye. you just ask a wonderful counselor? fata umwanya usabe uwo mujyanama mwiza. Hallelujah. Amen. Can you ask a wonderful counselor? saba uwo mujyanama, He will tell you how to live azakubwira and uburyo how bwo to kubaho educate. n'uburyo bwo The kubaho. baby who was born uwo mu ruhinja was not rwavutse just a baby, ntabwo yari uruhinja gusa, but he also is a mighty God. ariko ni Imana ikomeye. Hallelujah. Amen. He's a mighty God. ni Imana ikomeye. He's able to do everything. ni Imana ishobora gukora byose. Whatever seems impossible, ibigaragara nk'ibidashoboka, whatever you tried by your best, your ibyo waba efforts, waragerageje ukoresheje there imbaraga is a zawe, mighty God who hari was born. Imana ikomeye. He's not just a baby, but he's a God. yavutse ntabwo ari uruhinja gusa, ahubwo ni And Imana. yesterday I told you, ejo narababwiye ngo one of the name of Jesus that I love, rimwe mu mazina Yesu nkunda yandi he's Emmanuel. ni izina rivuga ngo Emanueli, Emmanuel with us. Imana hamwe The natwe. mighty God ya Mana who ikomeye is living with people, izi ikabana n'abantu, living with you ikabana nawe in up and down of your life. mu byiza no mu bibi by'ubuzima He's bwawe, with you. ikabana nawe. And that is why we are celebrating niyo Christmas. mpamvu twizihiza Noheli, He's a mighty God kubera ko Yesu ari Imana ikomeye, with us. Imana ibana natwe. Second, our third, icya gatatu, is not just a mighty God, ntabwo ari Imana gusa ikomeye, but he's everlasting Father. ahubwo ni data witeka, data w'ibihe byose. Hallelujah. Amen. As we celebrate Christmas, iyo turimo twizihiza we Noheli, remember some of his name, not just name, but also the name that shows it's kind of his attribute, who he is. jya wibuka amazina yiwe, atari amazina gusa, ahubwo ari amazina amuvuga ibigwi. The attribute of Jesus Christ, ibigwi bya Kristo, one of his attributes is everlasting Father. bimwe mu bigwi byiwe nuko ari data w'ibihe byose. Your Father who is with you, data ubana who nawe, was with you, so wahoranye and nawe, who will be with you na so uzahorana in nawe eternity. kugeza He's iteka. the Father who will never go away. ntabwo ari so umwe He's uzagusiga, always present. ni wa wundi uzahorana nawe, He's always with you azahorana nawe ibihe in byose, any kind of season. mu bihe byose waba urimo uranyuramo. As I reminded you yesterday, nkuko twabiganiraho ejo, he's not like an African father ntabwo ari nk'umubyeyi bamwe bacu bo muri Afurika, that we always fear wa wundi utinya that any time ko isaha iyo ari yo yose something can happen. ashobora guhindura uko yatekerezaga. Yeah, I told you yesterday how Tony told me that nababwiye inkuru ya Pastor Tony whenever yambwiye his dad called him, ko iyo ise yamuhamagaraga,
He should maybe count the feet distance yabaga as I'm coming. azi aho adashobora kurenga yegera Because se he can imagine how whenever he stretches his hands, yagereranyaga naho ukuboko kwa se gushaka I kugera should be far from there. akitaza kugira ngo se aramutse ahindutse akashaka Not like kumukubita that ataza father. kumukubita. Imana ntago ari nk'uwo nguwo. He's everlasting Father. Ni data w'ibihe byose. He's a loving Father. Ni data wuje urukundo. He's a Father who loves our intimacy and the closeness with Him. Ni Imana ikunda ko tuyegera tubana He's a nayo. Father who want to be close to us every time, every second, every minute. Ni Imana ishaka ko duhora turi kumwe nayo buri munsi. He's the Father Ni data who accepts you as you are, ukwakira uko umeze who is kose. willing to embrace you Witeguye kukwakira uko umeze as kose. you are. Uko umeze kose. Even though you have so many things that you did, Nubwo waba ufite ibyinshi He's wakoze. your Father who is willing to hug you. Niso witeguye kuguhobera. Hallelujah. Amen. He's the Father Niso who accepts you ukwemera when you are rejected. iyo abandi He's bakwanze. the Father who accepts you Niso uzakwemera when you are not accepted in your community. iyo abene wanyu He's the Father who batagukunda. loves you Niso no uzagukunda matter what you're going through. ibyo waba urimo He's uranyuramo the byose. everlasting Father Niso w'ibihe in all byose seasons of life. mu bihe byose by'ubuzima bwawe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He's the everlasting Father Niso w'ibihe who byose always, uzahora whenever people are rejecting you, no mu gihe abantu whenever people are not bakwanze, accepting you, igihe abantu batakwemera, He's willing we to azaba come down yiteguye where you are kugusanga aho and uri sit with you. akicarana nawe. If you are in a muddy seasons and the situations, Niba uri mu bihe bibi bigoye, but He's willing to sit with ni you. Imana yiteguye kuzikabana If you are nawe. in a season Niba uri mu that bihe even yourself you are shameful with that nawe uhari season, biguteye isoni, He's willing ni Imana to be yiteguye within that kind of season. kuza That you're kubana living. nawe muri ubwo He's the buzima. Father Niso who is not shameful utatewe isoni to be with you no kubana in nawe any kind of season of your aho life. ubuzima bwose wabaye mu bwo bwose. He's the Father Niso who sees a woman who was caught in a sin wabonye umugore warafashwe akora icyaha, and everyone was just picking his stone. abandi bose biteguye kumutera amabuye, Everyone was ready to talk something about abandi her. bose biteguye kugira ikintu kibi bamuvugaho, Everyone was ready to kill her. bose bari biteguye She kwapfa. was completely isolated. Ari umuntu wari waranzwe na bose, She was alone, ari wenyine waiting to die. ategereje gusa gupfa. The same Father that you are celebrating, Uwo data turimo turizihiza uyu He munsi was there alone as well. nawe yari ahari. They asked him a question, how do you think about her? Baramubaza ngo nicyo utekereza kuri uyu mudamu. Hallelujah. Amen. You remember the story in the book of Job. Muzi inkuru iri mu gitabo cya She's the Father uwo data who will see you uzakubona with the eyes of mercies akakubonesha amaso, uzakora kukurebesha amaso And the love. y'imbabazi n'urukundo always. buri gihe. But also, Ariko kandi He's a Prince of Peace. ni umwami w'amahoro. Hallelujah. Amen. He's a Prince of Peace. Ni umwami w'amahoro. We are celebrating the Prince of Peace Turimo turizihiza ivuka ry'umwami who w'amahoro decided to come and be with us. wahisemo kuza akabana A natwe. Prince of Peace Umwami who w'amahoro decided to be in your family. waje agahitamo kuza kuba mu muryango The wawe. Prince of Peace Umwami who w'amahoro is in you, uri muri wowe, not just around you, atari iruhande not rwawe just in your gusa, neighborhood, atari aho not utuye just in gusa, your church. atari mu itorero usengeramo in gusa, you. ahubwo muri wowe. The Prince of Peace Umwami w'amahoro is living in you. atuye muri wowe. In the book of Isaiah, Usomye mu gitabo cya Yesaya, because of this and who He is, kubera ibi ngibi nibyo tumaze kuvuga ari ibyo ari byo, Isaiah was a kind of asking people. Yesaya yarimo abwira abantu. This was the ababaza ngo question when he started chapter 50. na bitatu. Your Bible there. Navuze ngo dusome muri Yesaya ibice 53. That is where I'm going to take much time a little bit. Niho turi buze gusoma cyane. And they said, Isaiah, Arangije aravuga muri Yesaya who ngo has believed in our message? ninde wizeye ibyo To twumvise, whom has the Lord revealed? kandi His ukuboko power k'Uwiteka for kwahishuriwe nde? Hallelujah. Amen. Who has believed Ninde wizeye ibyo that twumvise mighty God, ko Imana ikomeye creator of the universe, yaremye isi n'ijuru, Prince of Peace, umwami w'amahoro was born yavutse and they came
to die for us. aza gupfa ku bwacu. Who can believe? Ninde ushobora kwizera ibyo? The maker of everything. Ko uwaremye isi yose He decided to serve the world yahisemo gucungura isi through as a humble servant, binyuze mu kwicisha bugufi akaba umuntu nkatwe, as a human. nk'umuntu. Who can believe Ninde washoboraga kwizera that God ko Imana decided yahisemo to be a human being, kuba umuntu, to put on the flesh? kwambara umubiri? Isaiah was wondering, Ibintu byose Yesaya who will be yibazaga, able to believe akibaza ngo ninde uzabasha that God kwizera decided to serve ko you Imana ubwayo kugira ngo igucungure by humiliating himself, byanyuze mu guca bugufi, by becoming a servant, ikaba umukozi, by becoming a baby, ikaba uruhinja, being born in a manger, ikavukira mu muvure, not just as a king and a glorious king, ntabe nk'umwami w'igitangaza, but as a humble servant. ariko akaba umukozi usanzwe. I think this is one of the challenges that we have, Ntekereza ko iba ari cyo kintu to be kitugora able to kubona, understand that God became flesh. kubasha kumva ko Imana yahindutse umubiri. Incarnation is always a challenge for us to understand. God became flesh. Uko guhinduka biratugora kubyumva, kumva ko Imana yabaye Who would umubiri. believe that God can decide to save the whole world by becoming a servant? Ninde washoboraga kwizera ko Imana yahisemo gucungura isi ibinyuze mu kuba umugaragu? Who would believe that God will decide to come where you are? For those who came in the jungle in Congo, Rwanda, and wherever you came from, God decided to come down and join you where you are. Ninde ushobora kwizera ko Imana yashobora guhitamo kuva aho yari iri ikagusanga iwanyu aho wakomotse? I don't know where you came from, Ntabwo nzi aho but it's wakomotse, very hard for me ariko biragoye cyane to kumvisha understand ko that God humbled himself Imana y'ubwayo yaciye bugufi so that he can save me. kugira ngo So that he igukorere, can save me. kugira ngo igucungure. When you celebrate a baby who was born, Iyo turimo turizihiza uruhinja rwavutse, we are wondering tuba turimo turibaza ngo how God ni gute Imana decided to humble himself yahisemo kwicisha bugufi and to suffer as a servant irababazwa nk'umugaragu so that he can reconcile you. kugira ngo yongere impuze njyewe n'Imana, He can bring you back. kugira ngo yongere ingarure, He can restore you kugira ngo yongere insane, and make you as a whole, as you were igire created. umuntu muzima. Was one of the promise, Iri namwe amasezerano, but it was hard to be able to believe ariko byari bigoye kwizera that God is going to come and be ko with Imana us. izaza ikabana But natwe. also in this way, Ariko muri ubu buryo kandi up to now, kugeza ubu nyine the Jewish people, Abayahudi it's very hard for them to believe in Jesus. biragoye ko bakwizera Yesu, Because Isaiah, what he was mentioning, who would believe that God can decide to come this way? nk'uko Yesaya yabivuze, yavugaga ngo ninde uzizera ko Imana yahitamo kuza muri ubu buryo yajemo. He came contrary to human way of thinking. Yaje bitandukanye n'uko abantu batekerezaga yashoboraga kuza. He didn't come as we think he can come. Ntabwo uko abantu batekerezaga ko umwami yaza ariko yaje. Some of them, it was hard to understand. How can you just call yourself a Messiah? Byarabagoraga kumva ni gute wowe umuntu usanzwe wakwita Mesiya. We know where you were born. Tuzi aho We know ukomoka, how you were born. tuzi uburyo wavutse, We know everything about you. tuzi byose kuri wowe. You are not even a noble. You are not even born in a noble family. Nta nubwo ukomoka mu muryango w'ibwami. Then Isaiah started his chapter 53 by wondering who would believe in this message. Niyo mpamvu Yesaya yatangiye kino cya 53 yibaza ngo ninde wizeye ibyo twumvise. I know this is a promise for you, but will you be able to believe? Yarababwiraga ngo ni isezerano ry'Imana kuri mwebwe, ariko muzabyizera. For those who are in the darkness, ku bari mu mwijima, would you believe that God is coming this way to save you? wakwizera ko Imana izaca bugufi kaza kukureba ngo igukize. For those who are struggling, ku bari mu bibazo would you bitandukanye, believe God, this is how Jesus is coming to you? uzizera ko Imana izaca bugufi kaza ikabana nawe. Amen. Amen. Yesterday, Ejo I shared with you a story that I heard from Pastor Carl nababwiye inkuru y'umugabo numvishije yavuzwe na Pastor Kyle that really captured my attention yankoze ku mutima. as he was talking about one man Ni inkuru y'umugabo who tried his best uri waragerageje uko ashoboye kose to help kugira ngo afashe
his son, umuhungu wiwe. who tried his best to raise up his son. Yari yarakoze uko ashoboye kose ngo arere neza umuhungu wiwe, But his son, ariko umuhungu wiwe he couldn't. ntiyamwumvira, He went away. aragenda His son became homeless. ageraho aba homeless. The father was not, he couldn't understand, he couldn't accept. Ise bimunanira kumva. One day as he was coming back and he told his wife, I'm finding another way. Umunsi umwe araza abwira umugore ati noneho nabonye ubundi buryo nshobora gukoresha. They were living in Santiago. Bari batuye muri ahitwa Santiago. Then he asked people to help him to allocate where his son is. Abwira abantu tumumfashe gushaka umuhungu wanjye aho yagiye. They tried to allocate, they found that his son was in Denver. Bagerageza gushaka basanga yarimutse yagiye ahantu ngo ni Denver. Then the father decided. Hanyuma se ahitamo, He told his wife, abwira umugore we, I find another way. nabonye ubundi buryo bwo kumwegera. I'm deciding Nahisemo to be a homeless with my son kuba nanjye umuhomeless nk'umuhungu wanje, and just be where he is. mbe aho ari. Then the father went. Hanyuma se aramusanga, He went to Denver. amusanga aho yari ari ho muri Denver. Then he saw where his son was. Abona aho se umuhungu we yari ari. You know where the homeless lived. Mwese wenda mwabonye And hano lives abahomeless aho actually batuye. now. We know where they are most of the time. Twese tuzi ahantu haba hari abahomeless. He went there as well. Uwo mugabo nawe aragenda. Then one day, Hanyuma umunsi umwe his son saw his dad behind him. wa muhungu abona ise iruhande rwe. He started turning his back toward his father, going away. Atangira kugenda amuhunga. But his father came Yariko saraza and hugged him aramuhobera, and squeezed him. aramuhobera cyane. He decided to stay with him. Aramubwira ngo nahisemo kuzanza kubana nawe hano. After a long time, Hashize igihe his father also had been there. ise nawe abaho ngaho babana. Atangira kuba mayibobo nawe mu Rwanda. He also became a homeless like his son. Atangira kugenda ashaka ibiryo ku Icukiro. He started picking foods at garbage places. Imyenda ye itangira kunuka. His clothes started smelling. Atangira kuba homeless. He became an actual homeless as well. Then the one who helped them to connect the father to son, Hanyuma wari warabahuje he was so shocked. biramutungura cyane. He'd never seen Yari atarabona such a loving father umuntu w'umubyeyi ugira urukundo who rungana gutya, decided to descend up to homelessness. uhitamo kuva mu buzima arimo akagera aho yihitamo kuba ubuzima Because of bw'ubayibobo love of his son. kubera urukundo akunda umuhungu we. As he was talking about this, Yarimo aganira atubwira inkuru. this is what I thought. Ibintu byo njye natekereje. Jesus Yesu decided yahisemo to descend from the glory. kuva hejuru mu cyubahiro He gikomeye, decided to come where you are araza gusanga aho uri, and sit with you. yicarana nawe. Not because he's not God, Atari ukubera ko atari but Imana, because of how much he loves you. ariko kubera uburyo He agukunda. became a baby Yabaye uruhinja because of his love for you. kubera urukundo agukunda. He became human Yabaye umuntu because of how much he loves you. kubera uburyo agukunda. He left everything. Yasize byose He came where you are aza aho uri because of love. kubera urukundo. Who would believe Ninde wari kwizera ko that God can decide to come where you are? Imana yahitamo kuva aho iri Then kandi. Isaiah said in verse 2, Komeje ku murongo wa kabiri, my servant grew up in the Lord's praises, like a tender green shoot, kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, like a root dry in dry ground. nk'igishyitsi There cyumburira was mu butaka nothing beautiful bwumye. or majestic about his appearance. Ntiyari Nothing afite ishusho to attract nziza him. cyangwa igikundiro, kandi uwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Hallelujah. Amen. He's no longer God here, but his name now, he's a servant. Uyu yari Imana ariko yari yahindutse umugaragu. From Isaiah chapter 42 Uhereye mu bice 42 to bya chapter Isaya 53, ukagera muri 53, we can see this name mentioned more than 4 times. bavuga inshuro zirenga zine rino jambo. Jesus himself as a servant. Yesu ubwe bamugaragaza nk'umugaragu, But also he grew up in the presence of the Lord. ariko kandi yakuriye imbere y'Imana. He just decided to be fragile. Yarahisemo kuba kwigira uworoheje.
Amen. Amen. He grew up there. Aho niho yakuriye. Was not easy in that moment. Ntabwo byari mu bihe byoroshye. But also, whenever we see him, ariko buri gihe we tumubonye couldn't desire him. ntabwo ari umuntu ku buryo abantu bari He kumubona was not bamwifuze. attractive. Ntabwo ari umuntu mwiza cyane. He was not attractive to our eyes, to our flesh. Ku maso y'abantu ntabwo ari umuntu agaragara There nk'aho ari is no mwiza. beauty, there is no any other attraction. Nta kintu cyiza kigaragara ku maso y'abantu cyari kimuriho. Hallelujah. Amen. But he chose Ariko yahisemo to be like that kuba nkatwe because of how much he loves you. kubera uburyo dukunda. He chose Yahisemo to become kuba flesh kwambara umubiri because of love. kubera urukundo. Our human desire most of the time, Ibyifuzo byacu nk'abantu we couldn't even see him as something that we can pursue. ntacyo yari afite cyatuma tumwifuza. Hallelujah. Amen. I know even this time, Ndabizi ko no muri iki gihe there are some people, hari abantu they are not attracted to any godly thing right now. badafite ikintu bifuza cy'ubumana. Because some of the godly things is almost similar with what we are going through. Kubera ko ibyo banyuramo birasa natwe n'ibyo tunyuramo. But God did that. Ariko Imana yarabikoze So that kugira ngo he may be able azabashe to relate with you, kugirana ubusabane to nawe, understand everything that you're going through. abashe kumva ibyo urimo uranyuramo byose. And he said in verse 3, Ugeze ku mirongo 3 aravuga ngo he was not just capturing our attention, but also he said he was despised and rejected. yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. A man of sorrow, Yari umunyamibabaro, acquainted with the deepest grief. wamenyereye intimba. We turn our back on him. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Hallelujah. Amen. He was despised. Yarasuzugurwaga. If you were despised, Nimba usuzugurwa, if you were rejected, nimba waranzwe, I want to tell you nshaka kubwira ngo that Jesus knows what you're going through. Yesu azi ibyo urimo uranyuramo. If you were in a loneliness, Nimba uri wenyine, if you were in a hopeless nimba ubuze situation, ibyiringiro, Jesus went through the same situation. Yesu yanyuze muri ibyo If you were not accepted, nimba at utarakirwa, some point Jesus was not accepted. hari nawe Yesu nawe igihe kimwe yigeze kuba yanzwe. Hallelujah. Amen. He was rejected. Nawe yari yaranzwe. But in the book of Psalms Ariko mu gitabo cya Zaburi 118, 118, where Psalms mentioned aho Zaburi yanditse that he is the stone that was rejected. ngo niryo buye ryanzwe n'abubatsi. He was rejected by the builders. Ni ibuye ryanzwe n'abubatsi. He was not accepted by everyone. Ntabwo abantu bose bari bamwemeye. I always tell people, Nkunda kubwira abantu ngo hallelujah, amen. Jesus was rejected Yesu yari yaranzwe because most of the time kubera ko was not fitting our concept and was not fitting our way of thinking. kuko ibyo yakoraga bitari bijyanye n'imitekerereze ya And was not kimuntu. fitting our expectation. Nta nubwo ibyo abantu bari bamutezeho ari byo yazanaga. And I always tell people Nkunda kubwira abantu ngo that we rejected Jesus natwe twanga Yesu when we are building our future. iyo twubakiye ejo hacu hazaza, When we are laying foundation of our life. iyo ubuzima bwacu bwubakiye, Sometimes Jesus is not fitting. iyo ariko turimo kwiyubakira ubuzima bwacu, rimwe na rimwe tubura aho dushyira Yesu, Because his way of doing kubera ko uburyo wakoramo is always opposite to what you can imagine. akenshi biba bitandukanye, buri gihe biba bitandukanye n'ibyo n'uko umuntu yatekereza. He was rejected Yesu yari yaranzwe because he was not fitting the visions of the country. kubera ko atari mu mupango igihugu cyari gifite. Hallelujah. Amen. When you go back and you see his kingdom principles and how he lived and how he was planning, was completely totally to the world way of doing things. Iyo usomye iby'amabwiriza cyangwa se amategeko y'ubwami bwiwe, ubona bitandukanye cyane n'iby'amabwiriza cyangwa se amategeko y'ubwami bw'isi isanzwe. That's why we are rejecting him. Niyo mpamvu byoroshye ko twe tumwanga.
That is why we don't accept him. niyo mpamvu tutamwemera. We are not building on him. Ntabwo ari we twubakiyeho. We are rejecting him. Niyo mpamvu tutamwemera. Last time I think I was talking to one of the groups of prayers here. Hari abantu karimo tuganira mu masengesho ubushize. Whenever you are building your life, igihe urimo urubaka ubuzima bwawe, and you feel like Jesus is not fitting in, hanyuma ukabura muri ibyo gahunda ukaburamo ikibanza ca Yesu, you are building on a sand. Jya wibuka urimo urubaka ku musenyi. Whenever you are building, whatever you are doing, igihe ibyo urimo urakora byose, and Jesus is not part of the thing that you are laying on your foundation, nimba Yesu atari muri byo urimo, atari rufatiro rw'ibyo urimo urakora, I'm telling you, whatever you are doing ibyo urimo urakora byose does not have any eternal values. nta gaciro bifite kiteka. We end up in hopelessness and despair. Bizarangira bikushize mu Even in our families, no miryango yacu nuko. Sometimes Jesus does not fit. Rimwe na rimwe nta mwanya wa Yesu tuba usanga uri hagati mu Because miryango some of the yacu. vision that we have, Kubera ko ibyo twiyumvira dushaka kugeraho, some of us are deciding to do things bamwe barimo barahitamo gukora ibintu bitandukanye, which is contrary to the will of God. bagahitamo gukora ibitajyanye n'ubushake bw'Uwiteka. So from there we decided to reject Jesus and continue on our way. Iyo uhisemo gutyo, uhisemo kwanga Yesu, ugahitamo gukora iby'ingendo ibyawe. That is how Jesus is being rejected. Ubwo nibwo buryo abantu bangamo Yesu cyangwa I can ask se a batemera Imana. simple question. Ushobora kubaza ikibazo cyoroshye ukavuga ngo, How are you building your life? ni gute urimo urubaka ubuzima bwawe? Are you building on your knowledge? Urimo urubakira ukishingiye ku buzima Are bwawe, you building on the ubumenyi bwawe? country where you are? Ushingira ku gihugu ko utuyemo? Are you building on the cultural perspectives and foundations? Ushingira ku mico y'iwanyu? Are you building on your family way of living? Ushingira ku buryo bw'imico mu muryango w'iwanyu? Jesus will not fit that foundation. Nimba ari ibyo ngibyo, Yesu ntabwo azamubonera umwanya. When you are building on just cultural way, Nimba urimo urakurikiza gusa imico y'iwanyu, Jesus will not fit. Yesu ntabwo azabona hakwira. If you are leaning on your knowledge, Nimba wishingikirije ubumenyi bwawe, Jesus will not fit. Yesu ntabwo azabona ikibanza And wawe. that's why some of us, we are deciding to reject him and continue with our way of Niyo doing. mpamvu abenshi muri twebwe bahisemo kumwanga burundu bagahitamo inzira zabo. And so many of us are just turning our back toward him. Harimo n'abandi benshi barimo baramutera umugongo. As I told you, the same son that his father decided to just join him where he was. Nkuko nabwiye ya nkuru ya wa mugabo wahisemo kujya gusanga umuhungu we aho yari homeless. When the son saw him, he turns his back. Igihe umuhungu we yamubonye yarahindukiye amutera umugongo. But the love of his father continued to pursue him. Ariko urukundo rwa se rwatumye se akomeza kumushaka. I know God is continuing to pursue you. Imana yiteguye gukomeza You kugushaka. may not accept him. Ushobora kutayemera, You may not willing ushobora kuba utiteguye to walk with him. kugendana nayo, But his love ariko urukundo and rwayo his mercies n'imbabazi zayo is after you. ziracyari kuri wowe, ziracyagukurikiye. Hallelujah. Amen. And he continues saying, Arakomeza aravuga ngo, all those being despised and rejected, abo bose basuzuguwe bananzwe, I'm going to tell you, yet it was our weaknesses. Verse 4. ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho. Our weaknesses he carried, and it was our sorrow that weighted him. Imibabaro yacu niyo yikoreye. Although his troubles were punishment from, although we thought that he was punished by God, Ariko twebweho twamutekerejeho nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. and some of us we thought it is a punishment for his own sin. Bamwe muri twe twatekereje ko yakubiswe n'Imana cyangwa se yahanywe n'Imana kubera ibyaha bye. I'm telling you the same things that I'm mentioning there as being despised, being rejected. He was just doing that so that Ibyo byose mvuze, yaba gusuzugurwa no kwangwa, byose yabikoraga kugira ngo he can carry your sorrow azabashe kumva, afashe gufata ubugingo and bwawe your sufferings n'ibibazo byawe on him. abyishireho. As I told you last time,
ko nabivuze ubushize We were all in a courtroom of judgment. twese twari mu gihe cy'urubanza And the wrath of God was upon us. kandi inkota y'Uwiteka ari kuri twebwe. And we were judged. Twari duciriweho And the iteka punishment of our sin was upon us. kandi igihano cy'urupfu cyari kuri twebwe. Some of us, we don't remember that. Bamwe harya tutibuka n'ibyo ngibyo That punishment of sin was upon you. ko igihano cy'ibyaha cyari kuri wowe. But I always celebrate. Ariko uyu munsi twishimye. That moment in the book of Romans chapter 3. Usoma mu gitabo cy'Abaroma ibice 3 where Jesus, aho Yesu yanditse ngo, I always tell people aho Yesu yavuze ngo nkunda kubwira abantu that when the judge declared igihe umucamanza yavugaga ko all have sinned, ko bose bacumuye fall short of the glory of God, ntibabasha gusingira iby'ubushake bw'Imana, Jesus appeared in that room Yesu yabonetse aho hantu and he decided ahitamo to carry, kwikorera accept no kwemera your punishment, iby'igihano cyawe, your sorrow, ubugingo your bwawe, suffering. ibibazo byawe. And he decided, Ahitamo and he asked, give me that punishment, avuga ngo mumpe ibyo bihano, give me his sufferings, mumpe ibyo byago byanyu, and let him be free. hanyuma mundeke mu bihe Yesu, hanyuma abandi mubareke babeho. So whatever image you can see of Jesus Christ, ishusho yose wabonamo Yesu, that was your image. iyo niyo yari ishusho He yawe. carried your image Yesu yari yambaye ishusho yawe so that you can be the righteous one. kugira ngo ari wowe uba umukiranutsi. He carried your sin. yikoreye He ibyaha byawe, accepted everything about you. yemerera byose biri kuri Actually, wowe. the image that we talked about, iyi shusho turimo turavuga ya Yesu it was about you. ni ishusho yawe. Ariko Yesu yambaye kugira ngo wewe wambare gukiranuka. But Jesus put it on himself so that you can have his righteousness. So whenever we celebrate Christmas, iyo rero twizihiza Noheri, you always remember this. tujye twibuka neza ko He carried everything ko yikoreye byose so that you can be free. kugira ngo wowe ubeho. In verse 5, wakomeza ku murongo wa 5 but he was wounded handitse for ngo our transgression nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, and crushed for our sin. yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, He was beaten so that we could be whole. igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, He was whipped so that we could be healed. kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Hallelujah. Amen. This is the purpose of celebrating Christmas. Iyi niyo mpamvu yo kwizihiza Noheri. We celebrate someone who was born to be crucified, to be wounded, to be crushed by God. Twizihiza umuntu wari wavutse kugira ngo yangwe ashenjagurwe n'Uwiteka, So that you can be whole. kugira ngo wowe ube So that you can be umukiranutsi, healed kugira ngo wowe ukire through his suffering. binyuze mu mibabaro yiwe. And we talk about this. Iyo turimo tuvuga ibi Remember ngibi, the story of being the substitute. nibuka inkuru ya In the old ancient world, mu bihe bya kera, the king, umwami when maybe there is a danger coming to the king, iyo habaga hari ibyago byugarije uwo mwami, they should find a substitute. bashakaga umusimbura, And they find someone bagashaka undi muntu who will go through the same danger. uzanyura muri bya bibazo, They find someone bagashaka umuntu who doesn't have value like a king, udafite agaciro nk'ak'umwami, and accepted the pain of the king. hanyuma bakamubwira ko ibyo byago byari kuzaba ku mwami, akaba we babishiraho, Even if it may be dying, nubwo yaba agiye gupfa. they take someone else Iyo yapfaga bagafata undi that they call the substitute bakamwita nk'umusimbura, and accept the pain of the king bakamubwira ko bakamushiraho ibyo bibari byose bagomba gushyira ku and mwami, accept the danger that will come to the king, akemera ibyago byose byari kuzaba kuri uwo mwami, accept even to die akaba yakwemera no so that gupfa the king may kugira ngo live. umwami abeho. The king is somewhere, Umwami yabaga ari ahantu, may someone is there. It's going to be a substitute. ariko bagashyiraho undi muntu wundi Maybe bita he's ko going adafite agaciro, to be killed and died, ahari wenda byabaga bivuga ko umwami agomba kuzicwa and they also be buried. akanahambwa, And they take someone who doesn't have value in the community, bakareba wa wundi udafite agaciro aho batuye, and they call him substitute. bakamwita umusimbura w'uwo mwami, And they came and do whatever, and they go through the same pain.
hanyuma bagakora ibyo umwami yari kuzakorerwa and die bakabageraho nabo bamwica bakanamuhamba on the behalf of that king. mu cyimbo cy'uwo mwami. So whenever we talk this, rero turimo turavuga ibi ngibi the king himself noneho naho umwami ubwiwe decided to be a substitute yahisemo kuba mu cyimbo cyacu of the people like me and you, abantu nkanjye nawe, and asking, hanyuma akabaza I ngo know you were supposed to die. ndabizi ko wari ukwiriye I gupfa, know you were supposed to be buried. ndabizi ko wari ukwiye I know you were guhambwa, supposed to be punished. ndabizi ko wari ukwiye guhanwa, But I came as a substitute ariko ndaje mu cyimbo cyawe to die for you, kugira ngo mfe ku to bwawe, be buried for you, mpambwe ku to go bwawe, through that pain for you. nyurure mu kubabazwa that you nkawe may ku bwawe live. kugira ngo wowe ubeho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sinzi nimba iki mucyumva. I don't know if you fully understand what I'm saying. The substitute. Umusimbura, Ni twebwe twakagombye gutsimbura abantu. we were the ones that were supposed to be substitutes. But the to king kings. himself Ariko umwami ubwe decided ahitamo to die the death that was supposed to, gupfa urupfu twe twagombaga gupfa and so that he may live kugira ngo twe tugire amahoro cyangwa se tubeho, and live kandi tubeho in the fullness mu buryo bwuzuye, of our lives, uburyo bwuzuye bw'ubuzima, and live tubeho in the wholeness twejejwe of the life that God created us to be. nk'uko Imana yabiduteguriye. We celebrate Christmas. Twizihiza Noheri. We are celebrating a substitute. Iyo twizihiza Noheri tuba turimo turizihiza umusimbura cyangwa se uwapfuye mu cyimbo cyacu, And the king decided to be a substitute for you. kandi umwami yahisemo kuba umusimbura And in wacu. verse 6, as we conclude, Wakomeza ku murongo wa 6 ari nawo turangirizaho, because we didn't have a Sirimba, we are going to maybe to give a few time for as we conclude and celebrate our day. ni ahari kubera ko tutagize igisirimba kare, wenda ndaza gusiga umwanya kugira ngo tuze kurangiza n'igisirimba. All of us were like a sheep, Ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, having strayed away. We have left God path twese to follow twabaye our own intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yet the Lord laid on him the sin of us all. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu kose. Amen. Amen. We are like a sheep, Turi nk'intama strayed away, zazimiye, going away. zitatanye hirya no hino, But God ariko Imana decided to follow you. yahisemo kugukurikira. I don't know where you are now, Ntabwo nzi aho uri ubu nyine, but I'm telling you, ariko ndakubwira neza ko Jesus Imana, is after your soul. Yesu arimo arashaka He ubugingo was bwawe, born for you. yavutse ku bwawe. You may be like a sheep strayed away. Ushobora kuba nk'intama You may be lost in your sin. yazimiye, You may be lost in your hopelessness. ushobora kuba warazimiye utagifite ibyiringiro, You may be lost in different ways of losting. ushobora kuba ufite uburyo butandukanye wazimiyemo, But Jesus is after you. ariko Yesu ari He's gushaka, calling you back. araguhamagara. You are like a sheep Twari nk'intama that strayed away. zazimiye, But Jesus came ariko Yesu and he left everything. yasize byose araza He came to seek you. kugushaka wowe, He came to find where you are. agusanga aho He came uri, to save you. wagukize, He came to redeem you. aje kugucungura. He was born for you. Yavutse ku bwawe. If you are not yet saved, Nimba uri hano utarakizwa, I'm going to tell you ndakubwira neza ko there is a substitute for you. ko hari umusimbura ku There buzima is bwawe, someone who is looking for you, hari uri kugushaka, and he's waiting for you to come back. ategereje ko wongera kumugarukira. Hallelujah. Amen. He's waiting for you to come back. Ategereje ko wongera ukamugarukira. See, he was born for you, Yavutse ku bwawe, and he's waiting for you. kandi ategereje, niwe wategereje. For those who are not yet saved, Ku bataramwakira nk'umwami n'umukiza, it's not just of your time to celebrate, it's a time to receive him. uyu ntabwo ari umwanya gusa wo kwizihiza, n'umwanya wo kurusha ngo wongere For umwakire. those who received him, Ku bamwakiriye, it's a time to celebrate ni igihe cyo kwishima and rejoice no kwishimira uwo for mwami what God did for ku us. byo yadukoreye. Let's pray. Reka dusenge. Father Lord, as we remember Mwami Yesu, ubwo tuhuje hano twibuka that you died for us, ko waje kudupfira, you were born for us,
uvuka ku bwacu. For those who are far away, Lord, Ku bari kure, this is the time that the light should shine over their lives, uyu ni umwanya ngo urumuri rwawe rubamurikire, so they can see clearly kugira your ngo love babashe- and the kugira ngo mercy. babashe kubona by'ukuri They may know iby'urukundo rwawe you n'imbabazi zawe, and know who you are for them, Lord. bakumenye bamenye n'icyo uri cyo mu They buzima may bwabo, know that you are born for them, bamenye ko wavutse ku bwabo, and they may know that you are seeking them. bamenye yuko unahari urimo For those who are in ubashaka. this room, Lord, Abari muri iki cyumba they may not go back home the same way they came in. ntibasubire nk'uko baje, They may decide bahe guhitamo to surrender, to kwiyegurira, commit their lives kuguha ubuzima bwabo to you, Lord. bakabuha bwose. As we celebrate, Father, Ubwo turimo twizihiza, let us remember uduhe gukomeza what you did kuzirikana for us. ibyo wadukoreye. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu, Amen. amen. God bless you.